Batangira twibwira Nitwa Shema Daniel. Ubuzima busanzwe ni umukozi wa ISEC. yego Ariko hashize amezi 2 tudahembwa. Nari nahavuye kuwa mbere ubu twatangiye ejo bundi bavuga ngo ntago birenga kuwa kane bataduha amafaranga. Ngo tuzagaruka niba tubona bataduha tuzagaruka ari kuwa kane. Naje barambwira ngo wahaza cyangwa utahaza amafaranga ntayo muri bubone n'ejo ntayo muzabona. Nimutegereze mbega badoza kuri muri kuwa kabiri abazana ati muri dukuyobora akubwira ngo muri company ya ISEC habemo andi mafaranga mbega nyine ntaga buri bazahenga hengeka kakubeshya ko bakunda ukomeza akazi none twicyo twifuza ni muturengana kuko iterambere ryacu riradindira ejo cyangwa ejo bundi wacana ahantu watora urunyanya mu isoko bakagufata bakagukubita bakakwita igisambo kandi ariyo ngeso yawe kubitewe n'inzara. Ubu ni izihe ngorane biri kugutera nkawe ni izihe mbogamizi uri guhura nazo kubera impamvu yo kudahembwa? Impamvu yo kudahembwa icyambere ni inzara, ni ukuvuga ngo na nyine inzu tumurimo ideni mbega no kurya kuri butike aho twikopesha hose nta cyizere bakidufitiye bari kudufatamo nyine nk'ababeshyi. Abayobozi banyu se muri kubona bafite icyizere cyangwa murabona barabamba? Icyizere ntacyo ni ukudoza muri ejo kandi naho bayenge wakumva ikibazo cyacu. Amaherezo araba yaheze. Amaherezo nuko mwadufasha mukajya muri Minisiteri ishinzwe umutekano mukatwishyuriza bakareba nabicyo badufasha kuko twe turi Abanyarwanda kandi turakora ngo twiteze imbere. Ko bavuga ngo nidukore tuve hamwe tujya ahandi dukura amaboko mu mifuka.